muri iyi si ntawaremewe gukena, ariko n'ubundi birarenga abakene bagakomeza kwiyongera ndetse abakire bakaba ari bo bakeya. Abashakashatsi rero, abahanga, impuguke, inzobere bagaragaje ibintu 10 bituma abantu bakomeza gukena cyangwa se bigaragaza yuko umuntu azahora mu bukene. Ibyo rero natwe nibyo twaguteguriye ngo ubyirinde kugira ngo noneho nawe ubashe kuba wabona amafaranga cyangwa watangira gutera intambwe ikwerekeza ku bukire. Icyo usabwa urakizi ni ukubana natwe kandi ugahorana natwe igihe cyose. Ariko reka dutangire tukugezeho ibyo bintu 10 abashakashatsi bagaragaje yuko ari byo bituma abantu bahura mu bukene kugira ngo ubyirinde nawe ubashe gutera imbere. Ku mwanya wa mbere rero, ikintu gituma abantu bahora mu bukene cyangwa se kigaragaza ko uzahorana ubukene ni uguhorana imyumvire y'abakene. Akenshi rero uba usanga abantu bakomeza gukena cyangwa se kubura amafaranga bitewe n'uko bakomeza kwiyumvamo ibitekerezo by'abakene, ntihagire n'umunsi n'umwe biyumva bakize, biyumvamo bafite amafaranga, ahubwo ukumva yuko ubuzima papa we yabayemo, mama we yabayemo, niba bari bakennye ukumva yuko aribwo wahoramo, ukumva yuko nawe utatera intambwe ngo wegere imbere. Iyi myumvire rero yangiza imitekerereze y'abantu benshi, bigatuma bahora mu bukene imyaka y'ubuzima bwabo bwose. Ibi rero biba bivuga yuko ugomba gutekereza cyane ukarenga icyo twita ukarenga imitekerereze y'abakene, ndetse ugatangira gutekereza nk'uko abakire babaho, ugatangira no kubiharanira mpaka ubigezeho. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kuba wamenya no kutiga ku mafaranga. Ubusanga rero abantu benshi bahora mu bukene ari uko baba badafite n'ubumenyi ku mafaranga, ntibamenye neza uko amafaranga akoreshwa nuko yunguka. Ugasanga ibyo bintu nta nubwo bafite amatsiko yo kuba babimenya. Niba wumva rero ubayeho ukumva uratuje, ukaba utazi ikoreshwa ry'amafaranga, ukaba utazi amafaranga akoreshwa ate, ese ubundi n'iki wakora ngo amafaranga yunguke, ukaba nta makuru na makeya ufite ku mafaranga, ni ukuri mu by'ukuri icyo ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko uzahora aho ngaho. Ikiza rero ni uko ugomba gusobanukirwa ese amafaranga akora ate, akoreshwa ate, ese amafaranga mfite nayabyaza umusaruro gute. Kutagira ubumenyi ku mafaranga ni ikintu kibi kirekera abantu batari bakeya mu bukene. Ikindi kintu gikomeye cya gatatu ni ugutakaza igihe. Abantu benshi rero uba usanga batakaza igihe bari kureba cyangwa se bari kumva ibintu bitabafitiye akamaro, ndetse bitanafite n'ikintu na kimwe bibungura, bigatuma bahora mu bukene. N'inshuro nyinshi rero ubona abantu bari kureba amafilimi ari aho asanzwe, bari kureba ibidafite agaciro ku mbuga nkoranyambaga, kandi bagatakaje icyo gihe biga ku bintu by'ingenzi, ubumenyi bw'ingirakamaro bushobora kuzabazanira amafaranga. Ntabwo abakire bajya batakaza umwanya bari kureba ibintu bidafite agaciro, ahanini ubusanga bari kwiga ibintu by'ingirakamaro. Noneho abakene cyangwa se abantu bazahora mu bukene ubusanga batakaza umwanya wabo bareba ibintu bidafite agaciro, ibintu bidafite icyo bibinjiriza na gato, bidafite n'isomo bibahereza, ahubwo ugasanga ni bya bintu byo guta umwanya. Iki ni kimwe mu bintu rero bigaragaza yuko umuntu ukora iki kintu aba azahora mu bukene by'igihe kirekire, mu gihe atagize icyo akora ngo abashe kuba yahindura iyi myumvire. Ikindi kintu gikomeye ni uguhorana n'abakene. Iki ngiki mucyumve neza, ntabwo bivuze ngo abakene tujye tureka kugendana nabo cyangwa se kuvugana nabo, ahubwo igihe cyose iyo uhorana n'abakene, iyo uhorana n'abantu bakennye cyane, uhorana ya myumvire, nta kintu na kimwe ushobora kubigiraho. Ariko iyo utarambuka ukabana n'abakire, n'abantu bafite icyerekezo cyiza, ubona yuko bari mu nzira y'ubukire, ahangaha ubasha kugira ibintu byinshi ubigiraho, ndetse bikaba byagufasha kuguha amasomo atuma nawe ubasha kugira ikintu wikorera kiguteza imbere, ukaba wava mu bukene ndetse ugatera imbere. Abantu rero bakunda kugendana n'abakene igihe cyose bagahorana n'abantu bari ku kigero kimwe mu bukungu cyangwa se bari no munsi yabo, biba bigoye yuko bakwiyungura ibitekerezo byatuma batera imbere cyangwa se byatuma bakira bakabona amafaranga menshi. Niyo mpamvu rero nawe ugomba gutekereza kuri iki kintu. Niba ukareba abantu muhorana, ese abantu muhorana bakungura ibihe bitekerezo. Abakene buriya inshuro nyinshi usanga bahorana amaganya. Rero niba uhorana n'abakene ugahorana amaganya, biba bigoye yuko uzarenga iyo mitekerereze kugira ngo ubashe gutekereza yuko nawe ushobora kubona amafaranga menshi ndetse nawe ugatera imbere.
Ikindi kintu rero twavuga gituma abantu bahora mu bukene, icyo ni ikintu cya gatanu ngira ngo nacyo ukiteho cyane, ni uguhora urenganya abandi. Guhora urenganya abandi ni kimwe mu bintu bituma abantu bahorana ubukene bukabije, ugasanga abantu bafata ibibazo bafite bagahora babyegeka ku bandi bantu. Ahangaha rero icyo usabwa ni ukwirinda kurenganya abandi, ukava muri uwo murongo wo kuba warenganya abandi utekereza yuko ari bo guteye ubukene. Abantu benshi usanga bavuga ngo ababyeyi babo ntago babateganyirije, ugasanga barenganya inshuti zabo ngo ntago zabafashije cyangwa abavandimwe. Aho ngaho mu by'ukuri kurenganya abandi ni ikintu kizatuma uhora mu bukene igihe cyawe cy'ubuzima bwawe bwose, mu gihe utagize icyo ukora kugira ngo ureke izi ngeso turi kukubwira. Ikindi kintu rero urasanga ku mwanya wa gatandatu ni ukutiga gushora. Uba usanga abantu benshi batiga gushora imari, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga bari gutinya gushora amafaranga yabo, kandi mu by'ukuri iyo watinye gushora nta kintu na kimwe wiga, nta somo wiga muri ubu buzima. Rero biba bisaba ngo ufate risike, umenye gushora amafaranga yawe cyangwa se umwanya wawe mu bintu byunguka, kuko niyo bitatanze umusaruro mu by'ukuri uba ubonye amasomo akomeye y'ubuzima. Gutinya gushora rero ntabwo ari ikintu gishobora gutuma wunguka ibitekerezo byiza byatuma ugera ku iterambere. Mu gihe rero ugitinya gushora, mu gihe ugifite ubwoba bwo gushora amafaranga yawe, ukiri muri uwo murongo, mu by'ukuri biragoye yuko watera imbere, igihe cyose uzahorana ubukene. Ikindi kintu ugomba kumenya cya karindwi ni ugukoresha amafaranga utarabona. Akenshi rero uba usanga abantu benshi bakoresha amafaranga batarabona, ugasanga umuntu ahembwa umushahara wo ku kwezi, ariko ugasanga amafaranga yose kubera atekereza yuko ukwezi ni gushira azahembwa, aragenda agafata amadeni, aragenda akikopesha, cyangwa se akagenda amafaranga yose akayakoresha kandi atarayabona. Icyo gihe rero amafaranga aziye asanga afite amadeni menshi, abantu benshi bamwegera bamwishyuza, cyangwa se nawe akayatera imigwi mu gihe yaba amaze kuyahembwa agasigariraho. Ahangaha rero iyo ukunda gukoresha amafaranga utarabona bikuviramo ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko biba bigoye yuko ushobora gupanga imishinga yaguteza imbere, kubera yuko igihe cyose ubwonko bwawe buba bwaramaze kwakira yuko ugomba gukora ibintu by'amafaranga kandi ukayakoresha utarayabona, noneho bikarangira imishinga yawe itagenze neza kuko amafaranga yawe azagenda. Ahangaha rero biragusaba kwitonda, ukajya upangira amafaranga yawe ukajya uyakoresha ari uko yabanje kukugera mu ntoki, ukamenya uko uyakoresha ari uko uyabonye, aho gukoresha amafaranga utarashyikira. Ikindi kintu rero ugomba kumenya ni ukugira isoko imwe y'amafaranga. Umuntu rero ukunda kuba afite isoko imwe imuha amafaranga, uba usanga ahanini yigumira muri uwo mujyo, ugasanga ahora mu bukene, kubera yuko nta handi hantu yashoye amafaranga, nta handi hantu amafaranga ye yinjirira. Ayo mafaranga rero kubera yuko aba ava mu ahantu hamwe, aza afite ibibazo byinshi agomba gukemura, amafaranga agahita ashyira nk'uwo mwanya. Ariko uzarebe uzitegereze abakire benshi uba usanga bafite ahantu hagiye hatandukanye bakura amafaranga. Mu gihe rero amafaranga uyakura ahantu hamwe, mu by'ukuri biba bigoye cyane yuko ushobora gutera imbere. Ni ingenzi rero yuko ushobora kumenya yuko ugomba kumenya ahantu amafaranga yawe agomba guturuka harenze hamwe. Niba rero uri umukozi wa leta cyangwa se ukaba wikorera, uba ugomba gushora amafaranga yawe mu bice bitandukanye cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye, ku buryo byibura mu by'ukuri buri kwezi amafaranga yawe azajya yinjira aturutse mu bice bitandukanye, kuko mu by'ukuri hamwe iyo byanze ahandi biremera. Ugomba gushora amafaranga yawe rero ahantu hatandukanye kugira ngo amafaranga ajye yinjira iwawe agombe kuba ari menshi ku buryo buhambaye. Ikindi kintu gikomeye uba usanga gituma abantu bahora mu bukene ni ukwizerera mu mahirwe. Uba usanga abantu bicara bakanga gukora, ntibagire ubumenyi bushya biyungura, ntibagire ikintu bakora, bagahora bizeye yuko mu by'ukuri ejo hari amahirwe, ejo ibintu bishobora kubagwaho. Ariko mu by'ukuri abakire benshi bafite imyumvire bahuriyeho ivuga yuko amahirwe nibyo araza, ariko aza wayateguye, wakoze cyane byihariye. Ariko abantu benshi bakunda kuba bicaye bizereye mu mahirwe ni babandi rimwe na rimwe usanga birirwa bicaye bakina imikino y'amahirwe, bizera yuko ariho bazabonera ubukungu, ariho bazabonera ubukire, ariko aho ngaho mu by'ukuri biba bigoye. Ntabwo ugomba kwizerera mu mahirwe gusa, ahubwo ugomba guhaguruka ukajya ku murimo ugakora ibintu by'ingenzi, ugategura inzira ayo mafaranga azanyuramo, kuko mu by'ukuri abakire benshi nibyo bizera amahirwe mu byo bakora, ariko bo buri munsi ku munsi, isaha ku isaha baba bari guharura inzira ayo mahirwe azanyuramo, baharura inzira amafaranga azanyuramo.
amafaranga y'abakire aza mu buryo bwa formule, baba barateguye uburyo ki ayo mafaranga agomba kuba yakinjira mu butunzi bwabo, cyangwa se amafaranga agomba kuba yabinjiraho mu buryo bufatika, mu buryo bwateguwe neza. Ikindi kintu rero cya 10 ngira ngo dusorezeho, gusesagura ni kimwe mu bintu bituma abantu bahora mu bukene bukabije. Ubusanga abantu rero bakoresha amafaranga mu buryo butateguwe, umuntu yabona ikintu akumva yifuje kukigura kandi mu by'ukuri atari cyo yari akeneye. Umuntu agiye ku isoko, hari inkweto y'ibihumbi 20 ariko akifuza kugura ibihumbi 100 kandi mu by'ukuri adafite n'ubwo bushobozi. Kugura ibintu biri ku rwego rwawe ukirinda gusesagura ni kimwe mu bintu byiza bishobora gutuma amafaranga yiyongera. Ariko niba uri wa muntu ushobora gukoresha amafaranga mu buryo butateganyijwe ukayasesagura mu buryo butumvikana, biragoye rero ko watera imbere, biragoye ko wabona amafaranga, biragoye ko wakira. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kumenya ese amafaranga yanjye akoreshwa ate, amafaranga yanjye yinjirira mu biki, asohokera mu biki. Mu by'ukuri ibi ni bimwe mu bintu ugomba kuba wakwitondera. Mu gihe rero utarahinduriza ingeso 10 tukubwiye, biragoye yuko ugomba kuba watera imbere cyangwa se ugomba kuba wakira. Uzahora uri aho ngaho, uzahora ukennye, kandi mu by'ukuri ntabwo ntekereza ko wifuza ko waguma aho hantu uri, wifuza ko nawe wabona amafaranga yawe cyangwa se amafaranga yawe akabasha kuba yakwiyongera. Niba rero wifuza ko amafaranga yiyongera, gerageza ukore igishoboka muri izo ngeso tukubwiye, nusanga arizo ufite uzihindure urebe ukuntu nawe watera imbere. Aya makuru rero niyo meza twari tugufitiye, twifuza kuba twakugezaho kugira ngo nawe uyamenye, maze ubundi dutere imbere, twese dutere imbere, amafaranga yiyongere, ubuzima bwacu buhinduke kandi bube bwiza kurushaho. Niba rero ukunze aya makuru, niba ukunze iki kiganiro, ndagira ngo ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo aya makuru YouTube ibashe kuyasakaza ku bantu benshi cyane, ndetse nabo bamenye ibi bintu byiza, aya makuru meza abashe kuba yahindura ubuzima bwabo, nabe bashe kuba bakwiteza imbere, bateza imbere n'ababo. Turagushimiye rero ko banye natwe muri iki kiganiro, turagira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye binyura kuri uyu muyoboro On Top TV. Rero ibiganiro byacu nakagaruka.